Sanga. Ati mukazi cyangwa nabati. Biro bamamagara nge ndinyo. Ndinyo ko biro bahamagara. Ndinyo. Ababiri bananirwa kubana bati. Ara abantu benshi bashize hamwe ukaba ariko babiri. Twongeye kubasuhuza aho muherereye hose hirya no hino abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse bagakunda n'ivuko ryacu TV. Uyu munsi wa none twashatse kugira ikiganiro dukorana kidasanzwe ku bijyanye n'ingo z'imisi ndetse n'ibiri kugenda biba hirya no hino mu Rwanda. Benshi bakomeje kwibaza ati se n'isi igiye kurangira, ni ibiki bigiye kuba hagati y'abantu bashakanye hirya no hino. Rero ndagira ngo duhere ku ijambo perezida mperutse kuvuga ejo bundi, yavugaga ukuntu yibaza ukuntu abantu babiri bananirwa kubana mu rugo. Abantu babiri bananirwa kubana bati. Ara abantu benshi bashize hamwe ukaba ariko babiri. Ndetse bihereye ku makimbirane ari kugenda agaragara adasanzwe mu buryo budasanzwe hirya no hino muri iyi minsi ya none. Ndagira ngo nimba mureba aka kavideo kari hano haruguru, nabwo kamaze iminsi mikeya karimo karatrendinga. Uyu mugore ari gukubita umugabo, si uyu wenyine, n'ibindi bitandukanye byagiye biba. Cases zigiye zigaragara abagabo bahohoterwa mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu twavuze kuri ibi ngibi, twashatse kubanza kubereka muri ibi ngibi, ariko si byo by'ingenzi nashatse kubereka uyu munsi. Nagira ngo mbereke ahubwo ibitandukanye n'ibi ngibi biri kuba. Mbereke ubutware bw'umugore udasanzwe, umugore nge wanteye kwibaza byinshi bitandukanye, ariko nawe ubwawe nyuma y'iyi nkuru ushobora kuba hari ukundi watekereza bidasanzwe. Ndagira ngo nimba utarakanda subscribe aho ngaho nzi kandi kugira ngo dukomezanye. Ntabwo waba ukunda ivuko ryacu ngo unanirwe kubana natwe ukanda subscribe ndetse na like ibiri ngombwa mu gihe umaze kumva ikiganiro cyangwa uri kukireba. Biba byiza buryo iyo ukanzeho subscribe kugira ngo like kugira ngo tumenye yuko wakunze ikiganiro cyangwa se uri kumwe natwe. Rero inkuru idasanzwe cyangwa se urugero rw'umugore udasanzwe tugiye kumvana muri iyi nkuru, ntabwo yashatse yuko tugirana wenda hari se amajwi n'amashusho yiwe agaragara, ariko yampaye inkuru yanditse. Niyongera ngo mbasomera aka kanya inkuru y'ubutwari bw'umugore udasanzwe wafashe umugabo wiwe arimo aramuca inyuma. Icyo gihe yari yaraye mu masengesho. Aha ni mu karere ka Nyanza, ariko ndagira ngo ubanze ukurikirane aka kavideo gatoya, noneho mpite ngaruka ninjira mu nkuru nyayo uko iteye. Uraza gusanga wenda hari se abantu benshi iyo bitwara nk'uko uyu mugore yitwaye, ntabwo ingo nyinshi zakagombye kuba zisenyuka, ariko ntabwo ariko biratandukanye n'ibiri kuba uyu munsi wa none. Wenda hari impamvu nashatse ko iyi nkuru iri buze kubaho, ni ukugira ngo yigishe kandi inakebura abantu bamwe na bamwe, ku babishoboye. Abatabishoboye nabwo ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu arabagaye cyangwa se bimeze gutya, biterwa n'impamvu runaka, ariko uwaba ufite uburyo ki bwo kuba yabishobora nk'uyu mugore yaba nawe agize ubutwari. Inkuru y'umugore n'umugabo batuye mu karere ka Nyanza. Ntabwo bashatse ko turavuga izina bitewe n'uko uyu mugore yakomeretse, yego, ariko akongera akamenya guhagarara ku gaciro k'umuryango, akanga ko umuryango wawe uri buze gusenyuka. Aha ni ahagana ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere, niho twamenye inkuru y'uko hari umugore utashatse ko tuvuga izina yagiye gusenga mu masengesho. Asanzwe ari umwadeperi ndetse n'uwo mugabo wiwe. Ahagana ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere niho hamenyekana inkuru y'umugore n'umugabo b'abadeperi basanzwe ari abarokore, ariko bombi bakaba ari n'abakorari.
umunsi umwe rero ubwo umugore yarasanzwe ajya mu masengesho ya buri munsi noneho yo kuraramo, ubwo birangira noneho umugabo nawe asigaye mu rugo. Umugore ajya mu masengesho, akimara kugenda mu ma saa 11 z'umugoroba, ubwo yari kurara mu masengesho, ubwo unyamugabo usanzwe ari umukorari ise wabo aba yashyitse aho ku mugoroba ati bimeze bite muhungu wanjye? Ati ni byiza. Ati kubera iki se uyu munsi ntabwo ushobora kwemera ko turi buze kugira aho duserukana? Nuko umuhungu aravuga ati, ari we umugabo w'uwo mugore aravuga ati nta kibazo twagenda nimba hari. Aravuga ati tugende njye kukugurira agafanta. Ise wabo aramujyana amugeza ku kabari, agezeyo ubwo atangira kumugurira agafanta. Amaze kumuha agafanta aravuga ati ariko n'aka gacupa nawe warebaho ukumva uko bimeze. Nuko amuhereza agacupa abanyweyeho. Amaze kunywaho kwa kutakamenyera, agacupa kamwe gatuma atangira kubara nabi, amwongera kandi ka kabiri. Nuko rero haba haje inkonkobotsi y'umugore ibitangiye kumwicara iruhande. Amakuru avuga yuko atangiye kumwicara iruhande, baraganiriye nk'ibisanzwe, ariko urumva b'abagore bo mu kabari uko baba bameze. Nuko birangira rero umugore atangiye gukubagana kuri uwo mugabo. Nuko se wabo nawe ararebera ntiyagira icyo avuga, aravuga ati wenda ari umuhungu wanjye ni mukuru. Nuko kabaye isaha z'ijoro zigeze mu masaha ya saa 4 atahana n'uwo mugore. Nuko bajyana mu rugo rwiwe. Ubwo mwibuke neza ko twababwiye ko umugore yari yagiye gusenga, yagiye mu masengesho yo kuraramo. Nuko amaze kugera mu gicuku cya mu gitondo, umugore mu masaha ya saa 11 ubwo abe ageze mu rugo avuye mu masengesho yo kuraramo, nk'uko mubizi basanzwe bagira amasengesho araramo. Nuko umugore agishyika mu nzu akinguye, akubitwa n'inkuba asanze umugore yararanye n'umugabo we aho ngaho. Biramutungura, aribaza ati gute ibi bintu ushobora kubikora? Umugabo aravuga ati ibintu ntabwo nzi uko byagenze, sinzi uko biri aha ngaha. Nuko ariko umugabo aramwara abura uko abigenza. Nuko umugore asaba uwo mugore mu kumusohokera mu nzu, aramubwira ati reka ntabwo bishoboka, namaze kuba umugore nanjye w'uyu mugabo wawe. Ikindi kandi uramenya neza yuko ibyitwa ko byari ibyawe byose aha ngaha byamaze kuba ibyanjye. Ubwo aravuga imyenda, aravuga ibikoresho, aravuga inzu, yewe n'umugabo wiwe, ubwo birumvikana adasigaye inyuma. Nuko umugore ubwo agahinda karamwica abura uko abigenza. Noneho ntiyafata umwanzuro wo kurwana n'uwo, gusa amusaba kumusohokera mu nzu. Umugore arabyanga. Mu kubimusaba kugira ngo uwo mugore w'indaya yongere amusembure, aravuga ati kwanza n'ibi bitenge mbona bimanitse aha ngaha reka mbaze nitizemo nka bingahe. Nuko arabikenyera, amaze kubikenyera ahubwo aramusunsunika ati nasohoke wehe, uru rugo ntabwo rukiri rwiwe, ajye hanze. Nuko bamaze kugera hanze, bwo haba yamaze gucya saa 12:00. Nuko inkuru iba itugezeho bati gutya na gutya, hano na hano byagenze gutya. Tukimara gushyikayo ntabwo byabaye ngombwa ko amashusho y'uwo mugore tuyashyira hanze ndetse n'uwo mugabo, ahubwo twarategereje kugira ngo turebe ibizaba. Nuko umugore baramwandagaje ariko ntibyagenda. Nuko birangira umugore aho kugira ikimwaro cy'uko bamufatiye mu nzu y'abandi, ahubwo aravuga uti ahubwo mugabo ngwino tugende twongere tugire ati n'ubundi uwagize aba yagize. Nuko wa mugabo nawe barabyemeye, bongeye basubira mu nzu, ibyo barayemo bangira babikora n'uwo mugore akiri aho ngaho. Inkuru ibiri hasa naho ihagaze uko. Dore noneho icyakurikiyeho. Ejo nibwo Ivuko Ryacu TV ryasubiye muri uwo muryango kugira ngo rirebe ko ukubanye, ariko ikintu nyamukuru cyadushimishije ari nacyo aka kanya cyongeye gutuma tugaruka ngaha,
ni ukuntu twagezeyo, ivuko ryacu ryagezeyo rimusanga mu rugo, dusanga ntabahari. Tubajije mushiki wiwe w'umugabo aratubwira ngo bagiye mu murima, nuko dukora urugendo dushyira mu murima aho bari, dusanga barimo barahinga nta kibazo, n'abandi bakozi bari kumwe nta kibazo. Twabajije impamvu umugabo yamuteye gukora biriya, atinyuka aratubwira n'ikiniga cyinshi, aravuga ati njyewe ntacyo mfite cyo kuvuga, ariko abaturage n'abandi bantu batubonye uriya munsi bafite icyo bavuga, nanjye ariko mfite icyo mvuga kuri njyewe, ni njyewe uzi ukuri kw'ibyabaye byose. Uti byagenze gute rero? Uti njyewe nari ndi mu kabari, data wacu ari unjyanyeyo umugore, nabonye umugore, naherutse umugore mbona nyicara iruhande, ariko ntabwo nabashije kumenya uko byarangiye kugira ngo twisange turi kumwe mu nzu bigende kuriya. Ndamubaza ati se ko wabonye ko byari bimeze kuriya ukemera ko noneho na mu gitondo nyuma ko wabafashe, nimba utari ubizi kuki wemeye ko noneho mwongera noneho kubisubiramo n'umugore wawe hari? Nuko umugabo aravuga ati kugeza na n'ubu ntabwo nzi icyabinteye, nta nubwo nigeze ngira umugambi wo kuba natekereza kuba naca umugore wanjye inyuma. Nuko tubajije umugore wiwe aravuga uti ibyo ni paje yarangiye, icyo mpfa nacyo ni uko wenda hari se nsanzwe nizeye umugabo wanjye uko yarasanzwe ameze, uti wenda hari se wasanga ari n'imiti bamutayeho. Nuko njyewe icyo kindaje ishinga ni ukubaka umuryango wanjye, kandi n'umugabo naramubabariye, nawe yansezeraniye ko atazongera gusubira. Ikindi twese ubu twasubiye muri korali, ubu tumeze neza nta kibazo. Ubwo inkuru isa naho isorejwaho, ariko icy'ingenzi twavuga ni uko nyuma y'ibibazo ndetse bitandukanye, iyo umuntu ashoboye kuba yafata umwanzuro wo kudasenya umuryango, burya aba ari icyemezo cyiza, dore ko muri iyi minsi harimo kugaragara ingo nyinshi zirimo kugenda zisenyuka zitewe n'abagore ndetse n'abagabo, ndetse no kutumvikana uku n'uku. Rero mwakoze kubana natwe, mwakoze kudukurikira. Nizere ko umuntu wese wari umaze kuba wenda hari se yagira umugambi wo kuba yashwanira mugenzi we bitewe n'ikibazo runaka, aba agifite uburyo bwo kwisubiraho, yakwisubiraho akubaka umuryango, kuko aricyo kiruta ikindi cyose. Kandi kugambira guhemuka ni ikosa rikomeye ryicuzwa ubuzima bwa buri muntu wese nyuma y'uko asenye cyangwa se akoze ibihabanye n'ihame ry'umuryango. Mwakoze kubana natwe, twe ni Ivuko Ryacu TV, aho tubagerera hirya no hino ku nkuru zitandukanye ndetse n'ibyiza bitatse Ivuko Ryacu. Twizere ko utagiye ngo ugende uko utagize icyo ukora. Icyo tugusaba cyawe gusa ni ugukanda subscribe, ugakanda like, ndetse byagushobokera ugatanga na comment, kugira ngo utange nawe igitekerezo cyawe ku bigenda cyangwa se kuba byavuze uyu munsi. Njyewe mwari kumwe nanjye, nizere ko tuzakomezanya muri video y'ubutaha. Mwakoze, turabakunda cyane.